Bakunzi b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi, abaho bari mu gitondo turabasuhuje, abari i Burayi turabasuhuje, abari muri Afurika mu bihugu duturanye turabasuhuje, mugira amahoro ya Kristo. Sibyo Java? Byiza kahise. Uyu munsi wa none rero ibintu bimeze neza. Uwo muri kumwe ni Aime Moses nkuko bisanzwe, inyuma ya kamera muri kumwe na Java. Java nawe nasuhuze abadukurikiye. Mwaramutse neza ubwoko bw'Imana. Ngaho bakomeza. Niko usuhuza we ntago wirirwa ujya muri byinshi. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo tuganire ku kiganiro cy'umuryango. Uyu munsi naje ngira ngo tuganire ku basore n'abakobwa bari gushaka kurwubaka. Abasore n'abakobwa bari gushaka kurwubaka. Burya umuntu wese ushaka kubaka urugo aba afite kondisiyo runaka agenderaho, sibyo? Izo kondisiyo rero nizo ngira ngo uyu munsi wa none tuganireho. Hari umuntu ureba uvuga ati ngiye nzazana umugore w'inzobe, umusore ureba ati ngiye nzazana umugore w'inzobe, ati umeze gutya na gutya, ufite amabona ameze uko, ufite amataya ameze gutya, ufite amaguru ameze gutya, ufite uteye gutya, uvuga gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga nyine umuntu afite kondisiyo agenderaho. Siko bimeze Java? Hanyuma hari ikintu kimwe cy'ingenzi muri ibyo bintu byose umuntu akwiye kurebaho. Niba wa musore we n'umukobwa mugiye kurushinga, n'ibyo kintu mutarakirebyeho, n'ibyo kintu mutajya mukirebaho, niba utarakirebaho, atansiyo, birasaba ngo guhera none ugitekerezeho. Wowe Java urumva icyo kintu cyaba ari iki? Ntabwo njya kure. Ubundi ikintu cyose gihuza umuntu n'undi, hari naba ari ubushuti atari business. Yego, ubushuti kabisa. Buriya Java, hari abantu benshi cyane batajya bagitekerezaho icyo kintu, ariko umuntu mugiye kubana yakagombye kuba ari inshuti yawe mbere yo gutekereza kuri izo kondisiyo zindi zo ku ruhande utekereza. Yagombye kuba ari inshuti yawe, kuko inshuti yawe ntishobora kukugambanira. Inshuti yawe ntiyakugirira nabi. Inshuti yawe urumva yanakwitangira burya mu bihe bikomeye, aho utari kuvuga neza. Irakurepresenta mu bintu byose, kuko aba ari inshuti yawe. Inshuti yawe rero ni umuntu, sinzi ukuntu nabivuga, ariko buriya umusore n'umukobwa bagiye kurushinga bakagombye kuba ari inshuti mbere y'uko batekereza ibindi bintu byose. Hari abantu rero benshi ujya kugira gutya, yajya gushinga urugo agapfa gutoragura ababonye, akirebera nyashi. Ngo nyashi zateye ubu ngubu kabyara. Nyashi yo zigerera abantu batagira ko. Za nyashi yo zigiye, urugo ruhita rusenyuka. Za nyashi yo zibuze, none se niba ari nyashi wagiye ukurikiye ugiye kubaka urugo, iyo zibuze, ari ikindi kintu njya nkunda kubwira abasore n'abakobwa. Urumva nababwira nti niba ugiye kubaka urugo, nugenda ukurikiye amashuri uzayabona, ariko umugore ntumubone. Niba uri umusore, niba uri umukobwa, nugenda ukurikiye amashuri uzayabona, ariko umugabo ntumubone. Nugenda ukurikiye amafaranga uzayabona, ariko umugore ntumubone. Nashira bya bindi nakubwiraga. Nashira nyine nabyo ubwo ruhita rusenyuka. Uhita ubona waribeshye. Iyo ugiye ukurikiye inzobe, urabizi iyo umugore ageze mu rugo, iyo bamaze kumutera inda ya mbere ahita ahinduka, agacuya, bikagenda gute, ibintu nk'ibyo ngibyo, akita ku bana, agatangira kwita ku bana. Noneho cyagiye cyo kwita ku bana, umwanya wo kwitaho agira gute, arawubura.
iyo ugiye ukurikiye rero ya sura yigiye urugo rurasenyuka. Hari abandi nabo bakurikira inzara zishinze gutya za nzara nazo iyo zigiye, iyo zibuze, iyo zishize, iyo zishaje, urugo rurasenyuka. ubona waribeshye nyine. Ariko burya ubushuti ntabwo busaza. inshuti yawe ntabwo iri bambi. Inshuti yawe ntabwo ishobora kukubera mbi. niyo yaba ifite ubumuga. niyo ifite ubumuga yari inshuti yawe ewana. Murabana mu bihe bikomeye, murabana mu bihe byiza, murabana muconje, murabana mufite ubukire, mukize, mufite amabizinesi mukora, murabana mutayafite kandi nabwo murabana. Kuko muba mwarashakanye muri iki, muri inshuti. Sibyo? Basore rero namwe bakobwa, mbagira inama. Mbere yo kuvuga ngo uratekereza kubana n'umukobwa runaka, mbere yo kuvuga ngo uratekereza kubana n'umugabo runaka, banza urebe se uyu mugabo, uyu musore tugiye kubana ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye. Mwebwe ndabizi abasore b'iki gihe mufite ubwenge bwinshi cyane, mufite n'uburyo mubasuzuma. Mufite n'uburyo mubasuzuma, urumva, kandi mukabigeraho neza. buryo Mufite uburyo mubasuzuma. Yego ntabuzi. Wenda ubwo nyine we ntabwo uraba umusore neza. Ntabwo uraba umusore neza. Nugera mu gihe uzabasuzuma. Ase tuvuge ko nta sheri ugira. Ya tubireke. Ugira inshuti. Ugira inshuti. Muri izo nshuti zawe rero niho uzahitamo umugore muzabana. Niyo muzabana iteka. Kuko njyewe siyo namba ndi kubagira se. Icya mbere mubanze mwubaka ubushuti. Mubi inshuti. Apana urukundo. Hari abantu bitiranya kuba inshuti n'umuntu bakabyitiranya n'urukundo. Yego ni urukundo nabyo bigize urukundo, ariko kuba inshuti y'umuntu bitandukanye no kuba umukunda cyangwa gukunda. Kuko ushobora kumukunda atagukunda. Sibyo? Ushobora kuba umwe akunda mugenzi we kandi mugenzi we atamukunda. Urumva? Bikitwa ko hari abafiance ariko nta bushuti buri hagati yabo. Kabisa. Niyo bashyika mu rugo rero ibintu bikangirika. Niyo bashyika mu rugo ugasanga urugamba ruratangiye. Ugasanga ngo urugo ngo rubaye ngo imva ngo imva. Ekada. Ase ntabwo ujye ubyumva bavuga ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza. Ujye ubyumva abanyarwanda babivuga. Byumva ariko ubwo nabyo tuzakora iperereza twumve gereza ukuntu biba bimeze. Ngo rurutwa na gereza. Erega hari abantu baba bari muri gereza bibereye amahoro kuruta uko babaga mu ngo zabo. None se ubwo reka nkubaze, muri gereza niba uzi ko hari abantu bakunda gereza kurusha hanze. Ariko icyo twari turimo turavuga nuko ngo urugo rubi rurutwa na gereza. None se ubu nk'umuntu ufite umugore, urumva, noneho we akavuga ati ngewe mbere yo gutaha ndabanza nyure mu kabari, ntahe yaryamye yasinzira, ntahe narakaye atabasha kumvugisha kugira ngo ndebe ko mbona amahoro. Uwo muntu ntaba yarabuze uko agira, ntababayeho nabi, aba yangiza n'amafaranga. Rimwe na rimwe nta nayo afite. Uwo muntu ntababayeho nabi pe. None se uyu mugore wumva umugabo atashye akavuga ati kiratashye noneho ndi turi bugikire, uyu muntu ntababayeho nabi. Yakumva papa wabo aratashye bagahita batangira kwiyegeza munsi y'uburiri, abandi bajya mu cyumba n'ibiki byose. Ibyo batakoze batangira kubikora. Aratashye noneho aratumara aratwica. Abo bantu ntibababayeho nabi. Bari ibibazo. Hari abantu rero benshi bazi ko ngo umuryango ngo ugizwe n'umugabo n'umugore gusa. Ako kantu nako duse n'abakavugaho. Buriya umuryango ntabwo ugizwe n'umugabo n'umugore gusa. Buriya n'abana nabo bagize umuryango. N'abana bari mu rugo. Ega nawe ubu niba ukiri umusore, urumva, none se hari umuryango ufite ku ruhande wawe uretse w'ababyeyi bawe nabo muvukana. Ni ukuvuga ngo nawe uracyabarwa mu muryango w'iwanyu. Ariko n'abana biga babizi neza ko umuryango ari papa na mama n'abana.
abana ntago baburamo. Abana ntago babura mu muryango. Ubanza ari nabo babanza hari. None se wari uzi ko buriya abana nabo bashobora gusenya umuryango? Gute? None se umwana yananiranye ntago ujya mu Kinyarwanda bavuga ngo amatako y'umubyeyi ngo acumura yicaye. Ubwo ishyiga rimwe nyine ryaba ryavuye. Ishyiga rimwe riba ryavuye. Baba bakira umuryango wuzuye. None se ishyiga rimwe iyo rivuyemo waterekaho inkono? Wapi? Ntibyakunda. Bisaba ngo abari atatu kuko iyo havuye muri rimwe aba ari umuryango ntago ibiriho. Nuko rero bimeze. Hanyuma bakunze ikiganiro cyacu uyu munsi wa none nari ndimo ndaganira n'abasore n'abakobwa bagiye kurushinga, bari gutekereza umushinga wo gushinga urugo. Ndi kubabwira ngo babanze bashyire imbere cyane ubushuti, kuba inshuti nabo bagiye kubana. Inshuti magara ntusige, kuko uriya muntu muba mugiye kubana abazakumenya wese urumva, n'urucakwaha ruri mu kwaha kwawe azarumenya, n'urusya wambariyeho azarumenya, n'umwenda w'imbere yahindi ngo itakunda kugaragara uzaba wambariyeho azayimenya, n'imiterere yawe azakumenya, azabakuzi wese urumva. Niyo muntu buri uzakumenya nyine, uzakumenya kuko mama wawe yarakubyaye urumva, si byose? Mama wawe yarakubyaye, ariko umaze kugira imyaka 12 uko wagiye ukura ibyo wagiye wiyongeraho ku mubiri wawe burya ntabyo azi, kuko akenshi na kenshi babimuhisha, si byose? Niba hari n'inkovu ufite mu kwaha hari igihe atayimenya, niba hari iyo ufite mu gatuza hari igihe atayimenya, iyo ufite ku itako ntayamenya urumva. Ariko iyo mugiye kubana azaba kuzi, n'inkovu zose ufite ku mubiri wawe azizi. Aho imbaraga zawe nkeya ziba, imbaraga zawe nke aho ziba, nyinshi ziba. Yes, ubugoryi bwawe ufite, n'ubwenge ufite, ubuhanga ufite, ubumenyi urumva, byose azaba bizi. Niyo mpamvu uriya muntu akwiye kuba inshuti yawe magara. Kuko inshuti yawe magara ntiyakugirira nabi, aho intege nke zawe ziri iwe arahagoboka akagira gute, akakuzuza. Aho ubwenge bwinshi bwawe buri nawe araza akahakubita ubuswa, mukabiringaniza nyine mukabibaransa bikajya ku munzani. Keretse niba harimo tekinike z'uko wenda mwabana ubushuti bukazaza nyuma. Bwazaza niba butazaza. Oya nyine birashoboka. Ubwo byaba ari ibitangaza by'Imana. Oya birashoboka kuko hari abantu babanye batari inshuti, sibyo? Ariko ubushuti bagushobora kubushaka muri bo bigakunda. Bashobora kurema ubushuti hagati yabo, kuko nicyo kintu cyabafasha. Ba bantu bakunda kugirana ibibazo babana, baramutse bihanganye bakarema ubushuti hagati yabo, bakabanza bagatekereza ku cyo bita ubushuti, bakongera bakagarura umubano kandi bikagenda neza. Mugenzi we akaba inshuti ye, aho kugira ngo iyo bashyize imbere icyo bapfana kurenza icyo bapfa, ubushuti burongera bukagira gute, bukagaruka. Ntabwo twabatemeraho itaka bamaze kubana batari inshuti. Ntituribuze kubabwira ngo batandukane. Aho ngaho ahubwo bashaka ubwo bushuti, bashake ubwo bushuti, ku kantu kamwe bicare batekereze ngo ni iki kiduhuza mbere yuko turi gutandukana. Ni iki kiduhuza? Nibasanga ikintu kibahuza aricyo kiremereye kurenza ikibatanya, bararema ubushuti hagati yabo kandi bizagenda neza, urugo rwabo ruzakomera. Rugomba gukomera niba ari ubushuti, n'Imana izaba ihari, n'Imana irabishyigikira. Bakunzi b'ikiganiro cyacu turabakunda, rero reka dusoreze ahangaha muri iki kiganiro. Uyu munsi wa none twari dufite ikiganiro cyo kubwira abagiye kurushinga ngo mwubake ubushuti hagati yanyu, nibyo bintu bizagenda neza. Mukomeze no mukande subscribe, like na comment kuri iyi channel kugira ngo dutere imbere. N'umuntu ushaka kutuvugisha, ushaka kudutera inkunga, nimero iri hasi aho ngaho, nimero yacu, kandi iri no kuri WhatsApp, iri no muri Momo. Ukanza akanyenyeri byagenda neza. Buriya Java abantu bakanza akanyenyeri ntibyaba ari sawa, ahubwo barabura iki? Ko nimero bari kuyibona barabura iki? Bakanda akanyenyeri kugira ngo iyi channel yacu itere imbere.
bagakande tugire ibyuma dukeneye, dukeneye studio imeze neza, ntabwo dukeneye kujya dukorera ahantu hamwe gusa, dukeneye ko natwe dutera imbere. Kandi ibi biganiro urabizi ko bifasha imiryango, hari imiryango myinshi cyane, ubu turimo turafasha n'igihugu kabisa. Yasize ngo umuryango wubatse neza ukomeye, igihugu ntikiba kimeze neza, kiba kimeze neza gitera imbere. Abanyamadini se bayobora abantu b'imiryango yasenyutse bigakunda? Nko kuragira inka zasaze, nko kuragira inka zasaze. Bisaba ngo byibuza intama bayoboye babe bafite imiryango imeze neza. Ahubwo nakangurira abagaburire batuje badasaba. Ahubwo twakangurira bari abashumba baragiye imikumbi kuba bajya baza nabo tukajya tuganira kuri yicano, kugira ngo n'abakristo babo nabo nibazajya babona ibi biganiro bajye batambutsaho inyigisho zabo. Buriya ntibyaba ari sawa? Ni sawa cyane. Murakoze rero abadukurikira, abakunda gukurikira ibiganiro byacu, abakunda kutwitaho, abakunda kubana natwe muri ibi biganiro, ni ukuri turabakunda kandi tubafite ku mutima. Imana y'amahoro rero ibane namwe, mukomeze mukore bya bindi twababwiye, subscribe, like, muduhe comment niba bibanyura, mubisharinge hirya no hino babone ibiganiro byacu. Niba wowe bitagufasha, ndabizi mugenzi wawe byagufasha, ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na comment, kugira ngo nyine dukomeze dutere imbere, kuko niyo nkunga ikomeye muzamuduteye. Mugira amahoro. Ciao ciao.